cyo nibaza no sinago nta kintu uzi ku makuru y'uburwayi bwe izina ry'ikina arwaye naho cyo mu minsi ishize sinzi yari mu modoka ndimo ndagenda hafi gato nyine zirace za Kimironko nyabanciyeho gutyo nyine bisanzwe nyine ndamusuhuza nyine gutyo ari mu modoka ko ntabwo yari afite guhagarara kuri yari mu muhanda kandi hari polisi mu kumusuzumira igiye imbere gatoya kuri karagana kari kuri ya banke ya Kigali hafi gatoya hari amafarumasi bona aragiye imodoka yiparitse aho hantu ajyemo yinjiramo muri farumasi nyuma ngo yagarwaye biri serious ntagiye no ku bintu byinshi bwiza ndahamya ko ashobora kuba ari gutwika nyamara wasanga biri serious Njyara umupeti urumva simvuga izina ryaramuzi babanye muri korara hano Nyamata yarambwiye ati uriya mwana w'umukobwa n'ubundi ariko hari amakuru rero avuga ko Mr Easy ni JALAS official TV twasuze mwese mwakoze subscribe namwe mutarayikora nizereza ko iwurebye iyi video bibe umwanya mwiza kugira ngo wite uyikora uyongereye umuryango mugari w'abakoze subscribe kugira ngo tuyitubana amakuru yacu ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi dutumira abantu bagiye batandukanye yaba ba star mu ngeri zitandukanye upfa kubura umuntu uzwi turagutumira gusa tujya tunaganira kuri topic zigiye zitandukanye ziba zateje saga hanze abantu bibaza bitemeze bite so nk'abanyamakuru tugomba gufata umwanya tukabiganiraho niyo mpamvu rero nongeye kunezwa no kuganira n'umuvandimwe rwose JALAS meze gute neze neza wowe nanjye meze neza ndakomeye ndabona ikirere gisa nkaho kiravangavanze ni icyumweru kabisa mu rugo ndahagusanze rwose ndabona uhora witeguye ese so wombwiye ngo tugiye kujya kuri kamera niyo mise nifunga ariko n'ubundi nagiye gusenga nambaye uko hari nawe yose itorero kabisa ntabwo kare twavuganye ndi mu rusenge njye urabyizeye njye numva wenda ari nka event yabaye wagiye ukavaringa ariko ni byiza cyane njye bimeze bite twarashize mwenda nk'utumweru nka tubiri mba nibeshye tuganiriye byita ibyumweru uko ni byinshi bibiri sective serious nyuma za story za Bruce Melody nibwo twaganiriye za story za Bruce Melody kuko twaganiriye ku gatanu ucya ku gatandatu arekurwa n'undi akora n'igitaramo cyo agomba kuza gukora niko mbyuka cyane rero nyuma yaho hari ibiri byisha byagiye bivugwa by'umweru gusa twaganiriye agiye gukora igitaramo dutegereje kumenya niba ari bukijyemo ko mu twashaka ryajwe rya muvandimwe mu Burundi wari duhereza wazana bavuze ko bira bintu ngaragatwiko ubundi nta makuru ufite amakuru mfite ngewe abantu bamwe bashyiramo katwiko ngewe ntekereza ko Melody ashobora kuba kuko hari ukuntu habayeho guhura n'inzego mu buryo bumwe kuba byabayeho ariko byarakabirijwe nyine ikintu cyabayeho kimwe urumva by'umwihariko mu Rwanda by'umwihariko mu Burundi abanyamakuru ba YouTube bari nyine niyo mahirwe ya mbere babonye kugira ngo bacuruze ama YouTube ko bari bazi neza ko amaso yo mu Rwanda yose yemukiye mu Burundi kuko ubusanzwe YouTube zo mu Burundi kusanzwe bazireba nago zagiraga nyine audience cyane nk'uburyo zase zikora muri la minsi rero bamaze kubona ko amaso yose yo mu Rwanda yose ahindukire hariya kandi abanyamakuru dufite mu Rwanda bariyo ni bake cyane bituma n'abo mu Burundi nabo bakoresha inkuru ko babishaka twe noneho tuba duhinda umushyitsi ko na statement tura kuri ngirwe twabonaga rega n'ubyo bimeze kuriye twagendera ku by'ibitazamu ko byabiri kwandika icyo nibaza hari ibintu birimo bikomeye 60 millions batwishyuje 30 millions barongeye baradufata barayagwatiriza ako kantu donc izo scène donc urazemera neza na kwijana ko nta gikabyo kirimo anyway nyine ikiro cya mbere bizi neza muri showbiz bitewe n'ibintu byateye nyine byo gushaka gucuruza ama YouTube haseba ibintu byo ko exagera arumva gukabiriza nyine ikintu akanota karemereza kandi ikindi kintu ariho abo bakire bateguye igitaramo bari bagufasha gucreate impamvu zituma igitaramo cyabo kizitabirwa kuko ni umva ko imbiti cyari miliyoni 3 byanga bikunda bagomba ku buryo butuma amafaranga yaboneka suzi ko bavuze ko yakoze igitaramo cya VIPC bava ko kwinjira ari miliyoni 3 cyabayeho cyo barabivuze ngo icya kabiri yakoze harimo nibuka miliyoni 3 kwinjira bava ngo yakoze amateka Bruce Melody bamanzi wa mbere mu mateka y'u Rwanda ukoze igitaramo gihenze cyane kwinjirwamo miliyoni 3 z'amanyarwanda rero imbu mukira abasaza niba banatwika batwikira n'ubwo byari bifite rezo nyine byari bifite rezo niko batwika gutyo ni ruwo byemezemo gusa niwe n'ubwo byemeze gutyo wenda abanyamakuru babitubwiraga tunashimira akazi bakoze harimo itwa Ararwaye Innocent cyangwa se Yago nawe yari kumwe nawe rwose yari kumwe nawe nanjye nabibonye ejo wabyipostingiye gusa hari hashize iminsi 2 gato none mbonye kuri akoze ikiganiro na Babo abakunzi ba Yago rwose Ararwaye ariko yabivuze ko arwaye ahubwo ikibazo ngiye nagize mwene ngiye wene basari icyo biziho cyane cyangwa wabura nanjye aricyo nagize tugiye kubazanya
nimbaza nkubaze urumva igihe ikibazo nagize yago yaramaze iminsi apostinze agaposte k'umuntu ngo wavuze ngo ibintu by'ubuhanuzi sibyo ra kuri YouTube n'ikiraro cya YouTube yago ibintu nk'ibyo nibyo cyane ibyo nibyo byarabaye akavuga ngo cyakoze ngo umunsi nzicomokera ngo muzaserebure nkabona ko caption ndagashyiraho oya rugura ko video ushatse zaka video nikamo ushatse nekeza kusinzi bakateza ibibazo wenda aho katabiteje nyine namutse ubonye kuno bakoresha kugira ngo none bakabone ko umuntu wavuze amuhanurira ibyingiye yamuhanurira deni wanyizo kukiza n'amagambo yavuze kugira ngo wenda n'abatarabashe kubibona babone ko ntago umuryango wose ukoresha zirambuga kwanyambaga abantu bose badukurikira muri bari ukoresha YouTube gusa icyo ndi kuvuga ni kimwe nyuma yo postinze karwaye nyine abantu benshi nyine bumva ko mu star nyine akenshi na kenshi yavuze nyine kuna yiyumva bita nyine biteze ikibazo gusa ikibazo ni ukuvuga ngo ngiye kumara iminsi nakora YouTube akavuga ati se iburwayi afite bwaba ari wenda yaba ari nk'imvune ku buryo itamwemerera kugenda uburwayi bari ubwoko bari uburyo bwinshi gusa ikintu gishoboka gusa twavuga ko ari nk'umunaniro se ukabije yagize donc ushobora kubisanisha n'urugendo yakoze rw'i Burundi wenda rukaba rwenda hari n'ukuntu ujya muri kirima wagaruka mu gihugu aho wari umenyereye ufatwa ahubwo icyo nibaza nose nta kintu uzi ku makuru y'uburwayi bwe izina ry'ikintu arwaye nawe cyo mu minsi ishize sinzi yari mu modoka ndimo ndagenda hafi gato nyine zirace za Kimironko nyabanciyeho gutyo nyine bisanzwe nyine ndamusuhuza nyine gutyo ari mu modoka ko ntabwo yari afite guhagarara kuri yari mu muhanda kandi hari polisi mu kumusuzumira igihe imbere gatoya ni nawe navuga inyubako ntabwo nshaka kwigaruka inyubako ko ni hari Kimironko hafi gato rwose kuri karaganda kari kuri ya banke ya Kigali hafi gatoya hari amafarumasi mbona aragiye imodoka yiparitse aho hantu ajyemo yinjiramo muri farumasi so cyo naramye no kumenya mbere yafite nawe bihoye n'ubwo burwayi wenda burwayi ashobora yararwaye cyangwa se wenda hari umuntu yagiye kureberamo imiti cyangwa se wenda afite umuntu bazanye wari urimo gusa namubonye yinjiramo muri make kuko nyine arihuta gusa nyine ni kimwe mu byo mwene nase mvuga ngo kuba namubonye yarinjiyemo nyuma ngamenye makuru karwaye maybe ashobora kwenda aho ari nk'imiti yagiye gufata nyine umva n'imana ngivuga nti urugendo rwe rw'i Burundi rushobora kuba rwarazemo nyine ibyo bintu byo kuba haziramo ibizazane byo kurwara rega biriya bintu bibaho oya na klima zibaho klima kenshi kiragiye klima hinda urugendo mani si banyuze hasi banyuze y'ubutaka urumva rutose wenda sinabaka runini cyane ariko none ariko urukoze bwa mbere ngende byo sinahoze nakuvuga reka mubwire wenda nanone nta wavuga gutyo kuko n'umuntu ese ni Bugande se kure se Bugande no kure kandi umuntu agiye 10 cyangwa aferi zigakomeza okay birashoboka nta wamenye kuko n'abakinnyi bagiye bagakina ndase wenda barabimenyereye wenda aba bari mu ndege iminota ngari hari n'abagenda mu bisi yahe mu bisi abakinnyi bamwe na bamwe bajya baca hasi cyane rwose okay nta wamenya gusa nyine urumva ashaka abantu bo muri showbiz bari kurwa ariko man muri showbiz avugamo ibintu byinshi ngiye kiramo cyamanje kuntu nyine wenda tutava no kujya gatoya nyine ngiye ikintu cyanunguye uburyo yabivuzemo nigeza ko ngiye buryo abantu buryo base babyakira hanze nyine byo nako ati mu Rwanda kuri izi nkuru hariho nk'abantu wabonye ku wenda abantu base post bakajya ngo wenda agafite n'ikibazo kidasanzwe cyane anyway ushobora kurwaye grippe utakora ibiganiro kuko ntabwo kuri biganiro utavuga neza sibyo urene bitewe no kwamenyereje abakunzi ba wenda kubabona ibiganiro kuri JALAS official ku munsi kuba ati batagira ngo ari ikibazo cyabaye kamvuge gutyo kuko ntabwo yiza avuga byinshi ku burwayi bwe kuko ikibazo naje kujya no kuvuga ngo ni gute nabonye ibintu byafashe indonero ko nandi bantu mu magroup agiye atandukanye ngo nyamango yagarwaye biri serious sinzi ubwo burwayi arwaye biri serious wenda ngiye ntago wenda abantu babizi kujya muri comment bagiye bavuga ngo biri serious ngo yagarwaye ibintu biri serious arimo bamwe bagiye mu postinga ku matwitter nagiye muri ibintu bitandukanye anyway hako we mu buryo yabivuzemo uramutse usomye ya tweet nabirenze statement ya yago irumvikana nawe wayikora wenda ariko umuntu yarwaye akenshi abantu bagita bagira amatsiko ku ndwara ye akenshi ubwo se ni impuhwe cyangwa no kugira ngo babimenye neza babona aho bahera gusa nta wamenya wenda ni n'amahitamo ye kuvuga ngo ndavuga icyo ndwaye cyangwa se nkivuge ariko urumva nyine bita biconfusing abantu niho haziramo bya bihuha byose bigenda biza muri game urumva muri no industry havugwamo ibintu by'amarozi cyane so ni ibintu bikunze guhuzwa n'ibindi bintu byose byabaye urumva so rero urumva ntago tuvuga ngo yago yarozwe ariko urumva kuba atavuze indwara hari n'ushobora kuzana icyo gihuka niyo kuba gusa n'uburenganzira kuba yanatangira wenda ndumva gusa wenda ahubwo kuzamura amarangamutima y'abakunzi be n'ikintu ngiye nkavuga nti JALAS ndarembye cyangwa ndarwaye umuntu wese atangira kubyibazaho
birumvikana cyane. No by'umwihariko nka YAGO urabizi ukuntu afite audience nini n'abafana benshi. Biroroshye rero ko bose bahita bavuga ati what's going on, ni naho hita haziramo iki ibyo bihuha tuvuga. Kuko buri muntu wese aherutse gupostinga hari ubuhanuzi. Urumva bati bwari ubukunguzi bashobora ngo bwari ubukunguzi n'ubukunguzi ibaze busohoye buri abantu yarabwipostingi aranandika ngo nincomoka hako bajya bavanga ijambo buri bajya bavanga ngo amagambo watuje ururimi rwawe ujye uyitondera ijambo abantu basenga cyane iryo jambo ry'Imana barabizi cyane. Donc ariko n'ubundi no mu binyarwanda cyangwa mu kinyarwanda no mu binyarwanda ntago bibaho mu kinyarwanda bavuga ko ururimi rurema gusa nta urumva nyine ni uruhurirane wa mugani wawe nko kuvuga uti namubonye kuri farumasi hasohoka statement ivuga ko arwaye hisazira bako kantu k'ubuhanuzi ntago tuzi icyo arwaye. Urumva mu magroupe bari kuvuga ko uburwayi buri serious. Uretse nyine ko n'abanyarwanda benshi bagenda bavuga mu byinshi story nyinshi hari n'abandi ngiye nabonye anyway so YAGO ni umuntu dakeka aranzi bihagije urumva nawe ngiye naza ngamije wenda kujya mucurizemo sibyo cyangwa se ndamuvugemo inkuru zisanzwe njye n'izindi groupe nabonye ananyandika akabinsobanuza nabimwereka urumva nanyavuga ati ngo YAGO ngari muri gahunda ngo z'ubukwe ngashaka ko afite umukunzi waturutse hanze so ngashaka gufata umwanya ngakabyitaho wa muntu we ubushize no njye ni kuba ati njyewe ndabizi YAGO aranzi pe bihagije sibyo abinsobanuje nabimwereka njye ni byo nabonye kandi njye ndi kubivuga kandi arabizi ko nta mutima mu bimfite ariko ntago yakwirwaza kandi sini nkuru mbi kandi niyo byawe ndahari ahubwo wenda izo gahunda zishobora kumutera iyo siriminage twatekereza nyine shuko byamutera umunaniro nyine stress nyine akavuga ngo ni kuba focused mu bintu byose ndabona bitari kunkundira kanuzi nibyo nabonye ku muhanda ariko tu ntabwo ibyo ngiyo nta muntu umwe mvuze ngo abishingireho. YAGO nabonye nawe afite ukuntu nawe ahita ari actinga ushaka kumva niyo tubanje kwisegura mbere ko tubivuga baka kana kavuga ati edu mwagiye kuvuga ko ndwana arwaye ngo ndi gutegura ubukwe nibiba bivugwa niyo tubivuga gusa ko byateje urujijo hanze kandi akenshi buriya barya bavuga ngo nta nduru ivugira ubusa so rero nubwo ikintu kiba cyaje ari igihuha hari igihe akenshi kirangira kijemo na reality urumva ushobora gusanga wenda nk'abo bari kuvuga ngo ararwaye biri seriye ugasanga wenda ntawe uri kubimwifuriza ugasanga wenda ejo mu gitondo twumvise ko ari nko mu bitaro uwo muntu avuze ko arwaye biri seriye aba ari mukuri niba wenda n'ibyo bintu by'ubukwe bivugwa niba ejo bundi nko mu mezi 2-3 abikoze twavuga ngo wenda birashoboka. Donc ibyo byose bigenwa n'igihe nuko niyo bwana bamose ikintu kibi yabakoze ikintu kibi yabakoze ndagusa ntago ari ikintu twahuza n'ibiharimo wenda yitangaje ku giti cyiwe sibyo kuko ari mu bihe by'uburwayi kandi kuba yarwara wamugani nk'umu public figure agomba kutubwira ubuzima bw'ukuntu bumeze bwose imba yibwa bitubwire tubimenye sibyo tumenye ukuntu bimeze anyway nayo masengesho arayakeneye abanyarwanda muri masengesho nagaciyemo uvuze YAGO kubera uvuze scenario z'i Burundi ntabwo ari umuntu tuba twavuze ngo turavuga YAGO sibyo se nari nzi kugiye kumbaza BWIZA harya nande wundi BWIZA na Jace Kwiza oya Jace Kwiza bure BWIZA ya ninde wundi wari wambwiye kuri mbazi no munsi na n'urugendo rwa Mr. Easy none ariko inkuru si mu Rwanda nigisho azaka karakantu wetse wo muri ndabe ko ni bakabonye ngakarinda habi uzo kansharinga nk'abantu no si tweet si ibintu biri public agire gusa niwe nyine cyo natwava Irene bamuzonze yavuze ako bari kubibona yavuze ngo ko Sina Gerard yazanye ngo amazi ngakayita kabanga ngo rusenda akarwita kabanga yavuze ngo Sina Gerard yakoze urusenda rwita kabanga akora amazi ayita kandi akora ubucya bwita kiwe ngo nakora agakingirizo urumva azakita nguki mukowe yitwa ngo niri imparira meki gisa n'intwari ngazakita karinda habi tipe yabwe ati babarengeye rwose karinda habi. I love this game kabisa anyway tubeho twikomereza kuri nuza ngo BWIZA ngo azakita akarinda habi ngo nakarinda habi cyana akono se abantu bashatse ko kari ahantu habi akarinda magara maye nka data byose n'undi bwa makarinda kandi rwa mutipe yitwa murinda habi roma icyo necyaza yashatse gukora nyine tu kwako imaze yitwa murinda habi yashaka hajyaho aka ofete nyine nabibonye mbona kari nko kumukasa ariko nyine ibyo se ni ibisanzwe inege mani tuba turi muri showbiz mani agomba gucishamo akantu mani tukanisekerera tugacika n'ibyo byose ni lazima karinda habi ubwo ahise abihindura muri rya zina Bruce Melody akunda kumwita ararizi ntago ndi buri mubwiye ariko harimo inkuba so arabizi barabizi nese nige narizanye ararimwita kandi akaryita babiziranyeho pe enye nawe amwita ryari ndirindi
Kare serera riraryana cyane naryana Brise se ariya basarigise ririya rifite ahantu rihurira na Munyakazi naryo ndumva byoroshye rero kece yabonye yayo wa mwuga uramvugisha kabisa none se wari ukomeje kuri bwiza we yongeye we wambwiye kujye kumbaza se bwiza ngiye reka mubwire mbone zanjye ntagiye no ku bintu byinshi bwiza ndahamya ko ashobora kuba ari gutwika nyamara wasanga bibiseriye Ngiye ari umupeti urumva simvuga izina ryaramuzi babanye muri korara ahantu Nyamata urumva aramuzi bashwanye rwo nyine urakusinava ko bashwanye ko si bari muri game imwe urumva wenda aciyemo imisi aciyemo igihe urumva bwiza yavuye imyaka maze muri showbiz gusa nyine aramuzi basenganaga rwose yarambwiye ati uriya mwana w'umukobwa n'ubundi ariko nandi urivugira ubusa yareka mvuge gutyo nabindengeje gusa barakwirenza none ako abantu bo muri kikasi ngo ntago mubanye neza ngewe waravuze ngo basohoye indirimbo bahubutse mwariyunze nyuma twaje kubiganiraho sinasharinze ya ndirimbo se noza rumaze isohoka niba bayikora yisharinze okay namahira ubwo uri kumuvuga bimeze neza ntari biyo ariko n'abantu babisanisha akavuga ati ngo musanga mufitanye beef ariko aya na beef mfitanye nabo urumva ko kuri bwiza rwose Jewe sinzi nishyizemo kari agatwiko kabisa impamvu ya mbere urashije baka agatwiko na je sinzi wenda impamvu ngiye mvuga ko ari ukuri sibyo kuko ngiye ejo nandi ko n'umupeti nawe namuvuga arawe aramuzi nzi neza ko bwiza muzi muvuze bajya bakunda nabonye chat bajya bakunda ko bari gushwana gusa ntibakundana pe ari ngandi abantu barabaye ahantu hamwe gutyo nyine bitandukanye bagira bakaba nk'abavandimwe cyane uburyo babwizanye ukuri babanye muri korara ahantu Nyamata sinarinzi ko bwiza yabaye naziri yancu azi strategy n'uyizi ko Kigali iriho so rero nyine nagiye mbona rwose yo kujya umuntu acigi kubaga itasora ingoma nta ndirimbo ziri coming soon mukanya gashize amasaha 5 yonyine none se gine hari agafoto nabonye ya postinze rwose yambaye nk'umuntu uri mu bukwe arumva hirya yashyira aka video mbona bari gukora ibintu byameze nk'amashuti y'amafoto ariko asa nk'uririmbo amagambo atumvikana arangije munsi yandika akantu ngo exchange ashyira akabazo ubona ako kazigo nyine kandi bigaragara ko nibundi bari muri shoot muri akazigo mukanya rero iyo ndirimbo Jay Squeezer izo video zawo zitware nazo dushaka n'ubundi twarabimenye ko ari agatwihoze oya niba zifite nyine nabigaragaza ahubwo kataraga ariko ntago ari ngombwa ariko turetesha ngo dukunde dukora icyo ashaka ngo akoreze duhereze araza akabesha dukora iki ngagiye kuzishyira kuri Insta biranga ngiye kuzinaga kuri Twitter aya byose nyine nakubwiye arimo agatwiko bro nyine twemere ko uzi ko Kikasi nayo nirebo nk'izindi aba papa bose baba bloga baje n'ubundi bameze nk'abantu babumva ko bababwira amakuru adasanzwe akomeye bageze mu gihe cyo gukoreshwa sibyo nayo mpamvu ubona batadon ntago mbaciye amazi ariko ntago bakibuminga nka mbere bano batipe baba social media aba bloga donc bano babare basangwa na influencer yego aba bantu baje mbere ari wa mu kubita inkuru ugahita uyoberwa n'ahantu ayikuye yaranazishyura none ubu systeme no kwishyurwa agahita kuvuga neza undi akamuvuga nabi ubu bibona nyine tu ahantu ngira bihereye urumva ahantu nabonye kuno batipe bakoreshwa kuko nanjye nubwo mvuga gutyo nanjye ibona bibaye mu sibyo nyine sinabayemo gutya mu buryo bweruye ariko nabayemo mfite abo nanjye nkorera bamwe muri abo ngabo nyine bamwe muri abo tero tubona gutyo sibyo ngiye ndibuka amakuru ari umuyeze kuza ngiye umwe w'umukire mu diaspora aramamagara ati Amos bite fresh ngiye nshaka umenyera amakuru ku muntu witwa gutya na gutya hari inkuru ziri kuvuga muri showbiz mu Rwanda ziri guharabika uyu nguyu anyway nibyo nyine baranabyera kandi byo atariko nshaka n'uyu mutipe nawe tumushyire nawe ajye hicyasha sibyo nawe ajye hicyasha ndaweza amadolari 150 inkuru nyivuga warayariye none itonde kubyara manze ndagize story tamora turavura iki kiganiro wo gukurikira simvuga amagambo nyabara byarangiye bite so nyine arayije ati nyine ndavuga ati ndaguyejerera 50 wowe nawe muhe inkuru yose yuzuye oyenterprete uko bishaka nta kibazo ngiye cyo nzi cyo nawe yari afite indi verisiyo birabari kimwe cy'ikwihera ariko nyine iyo verisiyo nari shuka karijana kugira ko ngiye yindi yanyina nifitiye ne narayinekeye ubwanjye narayikurikiranye y'ubwanjye kuko nari mfite accessibility kuri ayo makuru ko nayageraho mu buryo bwanjye umunyamakuru cyase nk'ibyo nari ndimo ibyo gihe noneho ngo araza ndabyanze noneho atereke message reke nka metero 10 aranuka ngo mwamwiga mwenga ari wowe urumva ndanitutse nanjye naribi
urumva umuntu abibonye ngo ari wowe amwe mazina muri babandi twahoze tuvuga urumva ngo dore n'uyu nguyu nawe gutya nagutya naje wacu ngo aferi reyeroma bano tipe barakoreshwa kandi buri wese so rero ubwo abantu be gukomeza gukuka umutima bira nabyo ariko sibyo nasera bya mutipe atagiye kwamaza byabe ya kampani y'abanuza nyine cyo bitindaho cyane ira ya LGBTQ ngo ibikini byo ngo amafaranga bamushyiri nyine ngo gushyira amafaranga nangurya ngo mwamamaze mufite ibihumbi 8,750 by'idolari ngo nibande bitewe kwamamaza muri ubwo buryo kuri Twitter nibyo nabonye biri gutrendinga mu kanya gato gashize undi kuvuga nyine wundi nyine utari mugenzi uriye bonera boya bitangiye sinyikunda kuvuga amazina yabo yagiye kugutuka n'ubundi agutuka yitwaje ko wamuvuze awe mvuze uzatuke wowe ngira ngo bamuze Babalawo umuntu uzi ko nta ribi umupa so cyane va rero azi ko Babalawo hari umuntu ko Babalawo nawe hari iminsi yanyuzemo abantu bakajya gukorana na Babalawo abantu bose bo muri showbiz bakemanga cyane byo hari n'umuvana w'igikemango ariko we nuko nabonye atanabitinya tu ayijo n'ikibazo nuko yivuyemo niba tunabishingira ko yivuyemo tukibona iriya post ya Babalawo kamuvuga wamuganira nibo muzanye urumva umuvandimwe Babalawo yaragirandika nyine ngo nyine avati ngo ubutse ngo gusohora iyi video urumva noneho undi ahita avuga ati kabisa ngo nyine ngo yite nyine nirakerega mani bari kujya gwisha amazina yanjye ntabwo nabibasha abana birandushye urumva nirakari singiye kumuvuga ariko nawe yaravuzwe urumva so Raki arangije ajyaho nyine na commentinga urumva maze ku commentinga umufana mwaza bati man buryo nakwemeraga nzi ko umuntu uri intellectuel umuntu uri serious sinanzi ko avuga ibintu ngibi nyine biraza ko mutuka nyine yasaga nyine mwashyigikiye ko iriya video ijya hanze yabwiza twazi tunavugaho nyine ijya hanze nyine ntabwo yabishyigikira Raki n'umusaza comment irari mani kanze ngishaka nuko ndeba nafunze data nakutuguriza ijana twaragowe nikoye mujye mutwihanganire rega wifi yawe manza yashize sinza gusa nyine nabirenze urumva nyine umutipe yaranditse urumva ihese yandika comment nyine yanditse simfuswa amagambo yose yanditse ni post ndabona uri nawe kenza nawe manza umufollowing urumva imaze iminsi yaranditse nyine Raki yasa commentinga kuri post ya man yakaratukana gutya ya Kasuku kuratukana man imana idebera haboro icyo gitutsi yatutse uwo muntu nge sinagisoma bitewe naho mvuye urumva aya gitutsi kirakomeye man kidakomeye FUCK ubwo barabyumva U2 man urebuze kwihanga hakuna anyway no burenganzira kuri social media niyi unyura mu turere hari comment zari zabanjije umva ko aho yagusubizanye n'abafana bari bamwibasiye nyuma yo kuvuga n'undi kuri iyo nuza nakubwiraga n'undi kwebera dekate ngo itahanze none hano yese yiva cyo nshatse kuvuga uburyo yivuyemo arayese avuga ngo umwana ngo abantu bavuga ngo cyona batazi kuntu iyi game ikinwa iryo jambo ririmo aho ngaho nubireba neza muri zo comment uraza kubibonamo bitamvuga ati byaye boro nagatwiko abantu ahubwo bakaba bashobora kuba bo nyine babisemera ko we basanga bamubwiye amagambo aba filistre mu kuba filistre ahita yivamo ahita avuga ati umwana ngo bavuga ngo cyona batazi kuntu izi game zikinwa amazi babisome mani bagenda babisome na Instagram nago post bayise abantu banabicunga ntabwo ariko ujye ubona ku video z'abantu bambaye ubusa zijya hanze cyangwa undi wamwana umutipe yabarifashe wenyine uziko zibageraho nabo bantu ngo kasu none se Kasuku ashaka amafaranga ase JALAS banze mubaze rero Kasuku ni igiki gituma donc ari kuretesha mugani wabo mwene zo video zicige kuba nanjye video ipfa kuncika abari nyeya pe nanjye bwo nari ndavuze nti Amos nose uko video yancika ngewe ndabihamiriza kari agatwiko nayinyereka nizi bugande turazizana hokize ikigaranga none oya gusa igihari cyo nuko bwiza niba ari gutwika wenda ntago ari wa mbere wabo bikoze abantu benshi bagiye batwika se mu bihe bitandukanye dore ya committee yaravuze urumva ngo keep being disappointed cause you don't even understand how this game works nasi cyo taravuze nuso vya rakene urumva tarafite amakuru kuri iyo video sibyo ko yabigira kose nakure batayafite uvuga ati nubone nta birenze kandi ikindi kinarega mani ngiye murambivuga buri munsi ngiye nzuri nshanze ashwara nabo mani ngiye sundi bimeze biturumva urumva kurakaye ngomba kurakara mani ko n'ubundi mani ngiye n'umutwe unandi Amosi ibyo byihorera ngo navuze ngo barahubutse sibyo nose nkirandirimbo anyway yo nago twaba judging sibyo irandirimbo ruma nubwo nabo babigizemo imbaraga nkeya nzahora mbivuga mwiga na Christophe
bari muzakora media to mujye muzireka ubu niyo gahunda bayikoze hano hatarenze habiri bawe kwa ngo yarya ngo oya ariko ibyo biramenyerewe muri game cyo kuvuga nyine cyo reality hari niki iri ndirimbo yagize amahirwe makeya oya isohoka dufite ataze ibyago mu Rwanda kuko yasohotse 16 17 ataba byago Bravo aragenda na Yanga aragiye harimo stories za mama wa Medi hatazamo stories z'ubukwe bwa Beni hatazamo stories nyinshi agiye gukora media tour yigira kuri YouTube ebyiri agera kuri radio zimbarebye cyangwa se ndibuka neza ariko na isharye ubwo ngubwo oya abanyarwanda banabimenye bakabaze ngo kanaka bidatumira kanaka muri game hakoramo ibintu byinshi hakoramo n'ibyo bintu by'ubushuti byo kuvuga ngo no muntu n'umugeho ngarakubaza ibintu bikomeye bajya kwiswa ndamuvuze maye bose bibasiye nawe nta yandiye se ariko ntabizi ko yindiye ariko Christopher nabonye nta media to n'ubundi yakoze ariko n'ubundi yaransobanura ngo ati bro naniyo nzakora yandiye se naranyihorera arakina se ndamwihorera ubwo ntaga kuyoka karaza uburyo azi inshuro zose nagiye mu postinga kuri Instagram kandi ama comment yiwe yose ntago ari umuntu wanjye ariko umwe mu bantu nyine muri team muri game azi neza ko aranamfura manza na account yagiye forenga sinya biceking ariko barakwirenza abantu badukuriye baramura hese barambona ngambyumvise niyo mpamvu yanze kuzana muri frame ngo tuganire ariko nyine igihe ari cyo nuko bwiza niba arahisemo ino strategy wenda yabisema bizi niba koko ari byo ari agatwiko bro izi nkuru ntago zijya zisaza asangana no prank yo kwambara ubusa kuko ari igihe haza ikindi kizazane kikuririra kuri cya kindi reba nk'uyu mubebe w'ingwe w'ejo wundi watanoye na Turena keza ntabwo ari umuntu nzi cyane nanga ariko urabizi neza ko nyuma imbere y'ibyo bya Turena keza ni wa muntu n'ubundi wigeze kwifotoza akenyeye akanuza idarapo y'u Rwanda yambaye asa nk'uwambaye n'intuze byaki sana kintu yambariyemo imbere urumva ako kantu iyo habaye indi skandale karazuka so rero niko game imeze anyway tubiva kuri bwiza na kikasi ubwo ndimbe itwa exchange niza rwose kabisa nkuko basanzwe ba link bazayime ubu se ntihahiye iyo turayivuze niba ihari koko exchange babizi neza kandi indirimbo yitwa aka birashoboka anyway ndi kubituma turakekeranye gusa izo title ni zabwiza bafungura amajwi ibyo bacurangaga hariya turebe tuyumve tugomba gukeka twebwe nicyo dushinzwe rigamani ariko da ngenda cyetse kandi nasohoka ntibazatungura inzo kandi tanasohoka ndose yaba ari projet ya mbere tumenyeshwe n'isohoke cyo nziro kataritse umuziki azakora indirimbo n'uburi kandi reka nkubwire ubundi mu miterere y'abantu nk'umuntu nka Bwiza ni muto cyane muri game ku buryo inkuru zikomeye utavuga ngo yamaze kuba umuntu ukomeye wo kuzakira uburi muri kino kibazo kiri cyanyacyo manze uzikora JALAS sibyo ubona phone yayikuraho tunamuveho wenda tunamuveho ni gake uzabona umuntu w'ustari umuntu amwibasira social media yajya kumusubiza akanataginga kuki yataginga ngo account yiwe yajyaga abanyarwanda bamwibasiye ufite izo video ari we yajyaga kuri abibone kubera agomba kubera ko yamwibasiye azi neza ko n'undi abigiye gucekinga amariple sibyo mwibasiye mbanzi neza ko sinyeneye kujya gutaginga nzi nzi neza ko mukaye ndi buvuga uri buze kubikurikirana yagomba gupresiza ati kanaka twari tubizi twese yabivuze no tumuzi ahubwo wende icyo yakoze ubwo we yabitije umurindi wo twese yo kugiraho iyo post n'ibyo yakoze yabitije umurindi okay ibyo nabyema ko yashaka kwitiza umurindi ngo twese tumenye ko ari ikintu cyabaye reka dusuze Bwiza Emerance na Korode na boss Kintu none hose barara kurose kuri karaka niba afera ariko imeze mana ariko byaba bitangaje kuko urumva byose bibaye bimeze gutyo uru ruhurirane hakazamo na zino interview za Mico abivugaho nahita menya ko nabonye ngo sinzi ngo nasomye ngo Kintu ngababaje Korode ngo Korode ngo ni gute ngo se ngo mujye gusoma indirimbo sinabimenya ngo nanjye nabibonye gutya kuri social media ngo na Bwiza yabonye come on yo ni ibiki oya baba bari gutwika ariko ni rebo mu zindi ifasha abahanzi reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza ubwo niba strategy barabonye ari iyo ikabiraninga why not reka bayishyire mu bikorwa turebe na result turebe wenda niba indirimbo izazikaruta ready sibyo kuko usanga baravuze bati nta yindi kata twakora wenda introduce indirimbo abantu bashaka iruta ready cyangwa bashaka iza gupfubura rumors ngahumva radio nsinzi ko indirimbo sinzi ko wenda zizaboneka indirimbo bahanze bakora amahiti ariko nanone ready ntago ari indirimbo kuvuga ngo bashaka kujya kuri yiruta sibyo ahubwo bakora indi nziza nkayo kuko ready ni nziza bihagije bakora indi nziza nkayo wenda ako na yiruta yo sinzi ubwo kuntu yabimeze ko ready ni nziza cyane bakora indi nziza nkayo nyine ko twarayikunze nta kibazo none se
Mr Easy mukayi ni wamuzanye Mr Easy namune navuze ko mukubazaho nabonye ejo ndari kumwe rwose yaje kureba match y'ikipe ngo y'abanyarwanda siyo mfana ariko niko babyita Avete mama narakubwiye nti ntacyo twabiganiraho nuko hari andi makuru nabonye ya EAZI ahabanye donc atarayo tubona hano kuri field ariko nabandi bo muri sport bashaka ko bayazi cyane no kurusha twebwe muri showbiz banasiri kuko Mr Easy urabona ko yaje mu murongo wo muri sport nta nubwo abantu benshi cyane muri showbiz babimenye cyane ngo donc byamenyekanye kuri ka video kahise kajya hanze cyane afite jazz yagikundira hari amakuru rero avuga ko Mr Easy yamaze kwibika impamyabumenyi ye y'ikirenga agahita afata umwanzuro wo kuziyamamariza kuba perezida wa Ghana bundi Ghana n'umunyagana ukorera muri Nigeria yes noneho rero akaba ari muri campaign zizenguruka Afrika mu buryo bwo nk'umucuruzi donc arashaka ko agira indi image urumva abantu tumuzi nk'umusani akeneye noneho bya bintu bimugira undi muntu munini kandi noneho urabona ko ari kwiyegereza amakipe y'abantu kuko nk'urugererega wenda mungane gatoya wenda mbere yo kujya kurangiza wenda kuvuga urabikomozaho tukiri kuyegereza abantu kubakenera mu makipe buriya Mr Easy afite company ya betting yitera inkunga champion yo muri Ghana atangayo miliyoni 3 z'idolari kuri buri sezo so rero iyo ubimenye ko Easy ngo ari muri uwo mujyo umwekeza muri presidence kandi politiko y'amagaba isinze wenda usanga ari umwadvocate wa IFAD cya kigo na Shirisi basanzwe bamo muri UN kandi uribuka ko nacyagiye mu Rwanda nabwo yavuze ko ibi donc ikimuraje ishinga ari ibintu by'imyubakire donc ibintu bitari umuziki ushaka gusanga rero n'ubundi ibi byose bikorwa mu rwego rwo gutuma n'ubundi akomeza kubaka iyi brand ko yabakoza gashya baramutse baye perezida myaka afite 31 mane ifutse 92 nako yavutse 91 yavutse cyaki 27 mba nibeshye kwa karindwi 91 kandi umugabo numwe mugafite amafaranga dore ko afite uziko afite company afite iyo company twazo tuvuga ya bet urumva agira company twangwa ni Trop Life Ministries izo ni company zose agenda afite nitwa ni de Oni de teravu simbize muri ubwo buryo nyine babizi kubisoma uzabisome neza urumva ntacyo icyumvikana cyo ni umuntu wamaze guhindura n'umurongo cyane none se ugashanose abanyarwanda ashaka kugaragariza nyine kuri Rayon Sport biza mu Rwanda ni hamwe n'ubundi ntandi azajya we ari muri gahunda yo kubaka donc izina rye mu bundi buryo nko tubona Drogba cyabaye bagiye babigenza urabona nk'ubu Icon yiyamamarije ku mwanya wari wose muri Senegal ntago twatungurwa ariko biragoye ko mu gitondo wabyuka ukumva ngo Sadio Mane ngahisaza kwiyamamaza oya biragoye nk'ibyo nyine hari ibintu usasira muvuga mu dukuple tubeze nka turiye ntago byabishoboka nyine rombo afite umusheri no bizazi nese bagiye bakunda kuvuga zo mu Rwanda nyine yarayihakanye ko sibyo ko yasomye cyangwa ko byo kurenza ibyo wabyo muri Senegal bigo n'ubu ugiye kuri bukandikamo ngo Sadio Mane n'uyu nguyu kuri nuza nyine kuri bo nakete wawe inyamakuru byinshi byandika mu rurimi rw'Ubufaransa rwinshi cyane byo muri Senegal bivugaho ntacyo wenda burumva nawe gusa nyine ibiriko byabaye nabyiza inkuru nawe yaziboneye mu itangazamakuru ubwo nta wamenya ahubwo igihe ari cyo urumva ko Mr Easy gahunda imuraje ishinga n'ubundi nta nari mutugiye tumubona muri cadre imeze nk'umuntu w'umuperformer igihe cyose azajya abari hano nk'umukire wera ashobora kuza muri concert ko ntago mpamya ko umuziki wahagaze ariko ako kantu ugenda ugashyira keeping bishobora kutabejo bundi urabizi ibintu izo campaign zitangira kare donc urabizi ariko ako kantu kazirikane ko uyu muji ashaka kuba perezida wa Ghana okay nose rero ibyo ngibyo ni inyungu ze cyane twiyende twikomoreze gato wenda ko wenda n'abadukurikiye bakunda mwe mu makipe yo mu Rwanda so nose hari icyo abamenye se ku kijya mbere hagati y'abariyas hagati yabo nabo mu Rwanda nyine hagati wenda ibyo agiye kubakorera wenda wamenya bamwe bavuga ko ngo hari amafaranga agiye kubaha hari n'abavuga ko wabuzi ko yahuye na Ferwafa uretse na Rayon gusa so bavuga ko agiye no gutera inkunga champion donc urumva niba binahura niyo company ya bet nta gitangaza ashobora kuza akabaha umufungo bakajya bamwambara si ibintu bisanzwe se uko byabisa harangiza wenda tukayatubona n'izindi brand ku kibuga kandi nuko wenda turi muri kaya showbiz cyane n'umupira turawukurikira cyane umupira wacu ukennye umuterankunga yego wenda haraba hari ariko ubona ko duheruka umuterankunga kuri Azamu tu Azamu nakari ishyushyaga ibintu gihe kiragihe nibwo nyiva mu ishuri urumva hari ahantu rwose kivamo kirirangiza nari nyirangiza
urumva niba nyirangiza nyine mu mashuri nyine ya high school urumva banyije buri yako hari bonus ijya gukora nyine mu kabari ariko yaga ndeba kuntu abantu bose baza kureba match kuri Azam bakuzura ugasanga bafite screen ebyiri abantu iwiburayi nawe uri kureba bari kwirebera ibyo mu Rwanda so rero rega nta wanga iby'iwabo wanga iby'iwabo habayeho indi nzira usibye ko n'ubu ngubu urabizi ko Magic yerekana imipira Ferwafira yerekana kuri channel yayo so hari uburyo bwinshi bworoshye bwo kubona imipira ariko uretse icyo cyonyine hari ukuntu nyine iyo champion igizemo imbaraga z'umutahe n'abakinnyi baba barimo bari kuzindi level n'effort kuri bonyine cyane ni lazima urumva habarimo amafaranga no kugura abakinnyi biroroha nyine babandi bari nyine baba tafu nyine babakomeye wamenye ko unanashaka umunyarwanda ariko se twagiye mu rubuga tubivemo ari abasesenguzi tubizimo Rigani yaradutsinze rugari twigeze sinzabyibagirwa dusesengura igitaramo ngo cya Debe ni Rigani turabo yaratwishe ngena Peacemaker yaratubarije ndabati semani tuzagutere ku mikino natwe tuzagutere ku mikino kirazira kukivuga aho uri kumwe n'umunyamakuru wa siporo kuko bari Rigani Ngabo n'inshuti yawe Robeni urumva Rigani na Ngabo bari bagiye Ngabo Robeni agafuteje twakoresheje abari mabyina na Faustinho bari bagije umwami Faustinho arabizi ukana tukaziranyeho arabizi boro mu karesto turimo turasangira rwose intambara yahabaye amagambo anyway tukino ko n'ibyo bitaramo amugari turabikobozeho nibwo yabaye kitwa RAPCity concert season 1 RAPCity ndayizi season 1 RAPCity hari ari maraperi 12 hari 12 ariko yagenze neza nabonye donc ikibazo cyabayeho ni kimwe reka sinzi ntago mvuga ngo yagenze neza 100% ariko wabonaga ko abasani bari muri vibe za rap physical we nangiye tuyere ku bintu biri physical bigaragara sibyo we nangiye nagize amere kujyamo urumva cross kwinjira ni nshimira abantu bose bari bashinzwe gufasha abantu kwinjira ni byagoranye buri wese hendi cyaje kunungwa ni kimwe naje nikandagira mvuga ati se ko nagiye press conference nabandi bwinjira nabandi bwinjira harumva mwageze ndabatiro na Sebastien ndabinanangira ko ngiye n'undi gitaramo nikunjira abahanzi bacu n'undi karebo kazi nkora aribo bishingiyeho nibo bamo makuru none ndinjira base mite mfungura iyo karita nanye nyigure yezo mbona baje abantu bari kuyibaza nawe bayibazaga hari imiryango ibiri abo bitwa basanga bafite ngo ba VIP urumva n'abanyamakuru bacaga gasubiremo neza ikarita nagare abantu binjiriyeho zira karita zinoza sorry nazo nasha abona abonye 90% abona abonye nabashe kubona bishyura gase cash mani kwinjira bya rubuntu hari cash yizona baca abantu bya rubuntu kazi fisi se kwatagiye yari yakonje ngo yarakennye yabuze itike anyway agataho igihari cyo nuko bon RAPCity na ishusho nayitekerezagamo ntago ari ngiye nayibonyemo cyane wabonye utembe nambere wenda urumva nabonye isa nkaho yubakiye kuri new generation par rapport yuko nabyumvaga numvaga ko ari ikintu kigiye guhuza abaraperi donc tukabona bya bintu tutabona kubona Pifra na Bulldog on the same stage kubona Diplomat abantu nka ba JC no muri supportive cyane buriya no mu buzima busanzwe WG na wa muntu tagorana mu bintu byose ari interview gusa nyine we nkuko wabivuze ashobora kubushyiraho akantu nyine bati biragusaba ibi ariko ntabwo yakubwira ngo sinayiguha wowe kugira nyine ikintu ari donc ari social ku bantu bose WG nyine no muraperi uri rega baraperi bajyana n'ira character biragora ko wabona umuraperi w'umufezi agira ukuri kwisha ukuntu baba bajyana n'ukuri kwabo wenda akakubwira ati ntawe urabizi ibyo ngiye kugufasha niba utabikeneye yihore yafashe umunota umwe mani bibuka kabaka yafashe umwanya rwose umunota umwe arawufa yafashe kabisa anyway banamwifuje isabukuru nimugoroba Kemo rwose sitana bamwifuje isabukuru nimugoroba bamuririmbiye isabukuru nziza kuri Kemo 1 bamuririmbiye ikindi kintu dusanga abasozi kino cyero twanavugaho nakunze urukundo hagati ya Bushari na Betray kujya naho umwana wa Bushari ari inshuti ya Betray cyane ku buryo ubonaga ko Bushari arimo araririmba umwana nyine umwana ni mutoya yasa nk'ujya kujya wenda kujya atagambye kujya aho nabonye ari ku baking yasimbuka yamagana mikoro kunyine ubona ko Betray akamufatwa n'umwana amukora amwishimiye niwe bamukuye ku rubyiniro amusubiza backstage nyine Bushari akiri kuririmba Betray niwe wamutwaye nyine nabikunze nakunze ubumwe bw'abari abasore babiri kabisa spirit yo mu baraperi ukatwizere ko ari byiza bazanabikomeze kandi kabisa pe nibyo bazabikomeze gusa akora n'abahanzi bagabanya inzoga kabisa mistake nibyo wakoze stage nziza pe ko cyaro bari imbere ko se yupfa bari kubuziza iki
yasubiye inyuma bagira ngo asoje kuririmba arabirinduka yabirinduye yabirindutse ngo stage yarangiye abantu bamenye ibyabaye kumbi yahanutse uravuze ngo bazigabanye anyway nibyo niba byabaye si ibyo so ubundi nge nari nzi ko urumva n'ibindi byose tugiye tubivugaho n'ibindi bigiye bitandukanye ubwo reka twizere ko si ibyo muri showbiz ubundi bimaze iminsi bivuga hari ikintu dusimbutse tutababwiye ibindi byabisigaye rwose dusoze dusigara tureba bamurishya azabura nino week sako twabiteguje ko mu kwezi kwa 9 ukwezi kw'imanza ndimbata azasomerwa next week ariko ntuzaba mu kisi kwa mbere no kuwa kabiri kuwa gatatu I guess 21 kuwa gatatu kuwa gatatu ko bimeze ubwo byose kadutegereze ibindi bizavamo ari ubwo hari ikindi sura so kindi twavuga no kuvuga ati izo nkuru ziriho cyane uwo twakomoje mu kihanganisha cita wabuze umuvandimwe uvuga ni kimwe wenda na Ivan Bravari birashimisha nyuma ko nyuma y'ukwezi atuvuyemo ngiye yenda mu kiganiro kuri radio nabisabye abantu ati mumfashe niba kwezi kuze gushira basi indirimbo yiwe nyuma ko wenda umuryango wa kire cyagiyembo cya Silver yuko yuje miliyoni y'abasubscribers nibura basi nako no ibihumbi 100 by'abasubscribers sore munyihangane mba navugishijwe ubwo miliyoni mpamvuze miliyoni nuko yese agira views miliyoni ngo kuri ya ndirimbo ye big time byageze yuzuye ni ikintu cyiza cyane twashimye byagetse ko oya wakivuga so anyway nabirenze man ubwo ndi kwana na Jean Paul yarabivuze yavuze umuntu ari muri la situation umuntu wagiye habwa umwanya so ikibazo no kwibaza ngo bireshya biti how long oya nyine byako kanya nabyo niyo mpamvu ubona ino ndirimbo ya Ivan urabibonye nabonye abantu bari gukora inkuru ngo ngiri muzarebwe cyane ku kwezi so rero wumva nabyo biba bibabaje umuntu yakoze umuzigo wa danje mu burenzi ngoye yapfuye umaze amezi abiri ntabwo ari imaze iminsi ibiri usohotse nubwo tuvuga gutyo mu mezi ari maze kubona 251 gusa ako mu kwezi kumwe agiye irebye incozi ubwikube bune bwose abari inkuru imeze nkaho abantu bose bayihanze amaso birajyanirana ni ubone uko bimeze kindi twavuga ni kimwe wenda nabyo nyiri kugimo nakoraho ubushakashatsi dushimira abantu batubaye hafi nabonye nk'umuntu umwe wemeye ko twajya dufashanya mu buryo bw'imyingire ya mugisha nanjye ubwo tuzajya tugeragezanya twese noneho iby'umuziki we nabyo turacyarwana Element yemeye indirimbo ibyo twarabyiyumviye audio Element warakoze cyane rata musaza Element turamushimira cyane ariko cyane rwose cyane kubiha agaciro twaramutunguye yego management yari yabigizemo uruhare ariko twaramutunguye kandi agira reaction iri direct aravuga ati umwana mwemera indirimbo turanitiranwa ngira ngo kara kaganiro kari mu byagushimishije ko wagiye kumbwira ngo ndacyakumva ere sha uri mwiza so rero nibyo izindi nkuru mu zako mu misiri imbere ni gushaka kumikisha nyuma y'ikoreshwa y'ukwezi agiye kuba biri Meddy akoresha Instagram ye ndimo ndabikurikirana Meddy arimo arapostinga ku zindi mbuga ziwe TikTok byose byari postinze byose mvuga ibyago yaciyemo kwihanganisha Bravani byose ariko Instagram ye iheruka gupostinga ku itariki ya mbere ukwezi kwa 8 uvyo gene n'amaginga yangaya ku zindi mbuga ziwe hacaho iyo habaye igihe kirekire adapostingaho ni iminsi 2 igihe kirekire ahandi hose arakora havuyemo Twitter n'ubundi yakunze kwikoresha n'undi Twitter we bakunze kumushinja ati ngaza kuri Twitter ukabazana iyi ndirimbo urumva indirimbo nayiza iri twayitindaho cyane sibyo ariko Meddy niko ameze ariko Instagram byateje ikibazo no kukuvugisha ni gake ashobora kukuvugisha wenda kandi nabwe koko nkuko bivuga indirimbo yegereje cyangwa yasohotse so barabona babimereye uko kandi ubona ko nyine umurongo we ariko Instagram iteje ikibazo kuko hari ibintu mani utagura guposta kuri social media zose ko zakabaye uko nk'urupfu rw'umubyeyi wawe ni ikintu gikomeye sibyo achievement nka bo wagize ariko hari igihe aba ariyo mahitamo cyangwa wenda ugasanga ari ketarangiza kubyeditinga oya man Instagram ubwo gihe ni ikintu naketse ni kimwe sibyo ikintu naketse kuri Instagram wenda kuranye ndumwe mu bantu bamaze igihe kinini bazikoresha kandi nanjye burumva bazifiteho ubumenyi bwinshi ari ukuntu bariza Instagram zira wenda ushobora gukora amakosa bakakubaninga nka gihe runaka udapostinga utarayikinga udakomantinga kamera koza yaye I don't know maybe simbizi gusa nyine ni let's wait and see reka dubashimire ubwo nyine ni nandi makuru yose bigiye bitandukanye yo twakomojeho akumva bitamushimishije tubabarire
na mutima mubi rwose turiseguye rwose niko game ariko imeze turiseguye kabisa game na makuru nishimira umuvandimwe rwose yarambabariye nyuma y'ibyo nigeze kuvuga Katege Gustave kabisa gomeza kubwe neza sibyo ubwo nabandi bose nyine twari tugomba ariko nsembura mbikubashije wahita uvuga ngo ndakazuye kaboze reka tubyihorere mwakoze rwose mwakoze cyane rero JALAS kamushimira by'umwihariko nzi neza ko n'ubundi mu kindi gihe tuzabona ko biri ngombwa ko tugaruka tuzagaruka wakoze gusa bizeye ko ntago bazakumbana ndi kuvugishaho gusa no mu minsi ibiri bazatura babonye mvugisha undi cyane nk'ubu nijoro hari igihe twari kuvugana n'abarapera ariko hari ikintu cyajemo ariko mwagiye mwororeza itangazamakuru ngereka nkubwire wenda dukora mu nyungu zacu bimwe na bimwe kubera ko tugomba kubikora nyine nk'umwuga ariko akenshi biba ari iby'abanyarwanda kwanga ko akorera interview na kanaka wenda ngo ntabwo afite access yo kwinjiramo aho ibintu nk'ibi by'amananiza yesi imbyemera mu gihe ari abagenzi baza ngo hari abafite badge ndakerekana ikahita kwinjira bitewe n'uko aturutse Kacyiru urumva anyway ariko Kacyiru birumvikana ni Zari ndabona barafatanya ibikorwa wenda ko byacaka kuri ikinyamakuru cyabo byacaka ku kinyamakuru cyabo wenda biranumvikana nta n'icyo tubifitemo cyane iby'ingenzi cyatugenzaga twagikoze kandi ariko nyine hariho korohereza itangazamakuru bibeho nyine tu kuko byo kuvuga ngo ntabwo umunyamakuru wese winjira mu itangazamakuru aziranye na runaka ugomba kumuhereza icyo akeneye yego natwe tubaziranye n'abantu so gusa uko biri kose JALAS kamushimye tubireke ibyo ngibyo tuzaba twogeye koze gati mu nozi reka dusoze zigiye dusoreza ahangaha tubashimire mwese mwakoze subscribe kuri JALAS Official TV namwe mwese mugomeza mureba mutarafata icyemezo cyo gukora subscribe baza kunkareba ibiganiro byacu ntacyo bitwaye kabisa views irabara urumva mujyeho nayo masaha turayakenera hari ibintu bikore kabisa icyemezo n'ugifata uzabikora so dushimire n'abandi bose bagira uruhare nyine kugira ngo mubone JALAS Official imeze neza cyane barebesha ari team nini cyane ku cameraman ku ma location ku badufasha mu bintu bigiye bitandukanye mwese tubashimire cyane rero ibiganiro byacu byo nakagaruka stay in touch fisi turamushimiye nyuma ya terapi